uri mu kirere shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere uri mu kirere shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere sima n'urugamba nubwo mama ushaka kuba mu kibamba sima n'urugamba nubwo mama ushaka kuba mu kibamba uri mu kirere shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere uri mu kirere shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere sima n'urugamba nubwo mama ushaka kuba mu kibamba sima n'urugamba nubwo mama ushaka kuba mu kibamba biguruka by'ijyamba baba bigana ruguru bigarukana amakuru iturufu n'agijuru cyari cyarakoze isosi bikuruza amaguru tikarori yirose katumutega ingunguru. Muri bande murashaka iki? Urangira akazi ko gukodesha. Kangahe ubwo? Niyo kabara k'amasaha bitwe turivuganira. Umva mani, ariko nimwanyibwiye neza hari ikintu kibura. Nimba mutanyibwiye neza iki? Genda tica uno mupeti nanje kumusobanurira. Ntacyo bitwaye. Uyu mwese ni umunyeshuri. Ngiye banyiteje ndi none mwarimu wanje. Okay, nta kibazo rwose twagenda. Nibagiwe. Murashaka inzu yangahe noneho? Ako mutazajya muri muri hose zanjye no muri dushe zanjye muzahagiriramo kandi muzajya muguma mu nzu yanyu nimujye kugenda mugendere ku butaro. Jesus is Lord. Zica ubwo? Ijana rimwe niryo kujya muri wese irindi niryo gusohoka mu gipangu cyawe. Okay, nta kibazo. Reka nyirigondo inzu yawe ntabwo tuyikeneye cyane. N'icyumweru kimwe akansobanurira. Mukigendera. Mbere ya byose se harimo agasima se cyangwa harimo umuriro? Wabona ari yayindi bujya kumurika ukamurikisha igishiriro. Reka harimo umusore banyuhitana ibyombo. Aho twagiye. Boss turi gushaka inzu yo gukodesha. Ngiye kwanga hari inzu. No mugama yari yatubwiye wanjye. Okay, so you came to my house. Umva wa mugabo wenyine numvaga inzu bazishaka noneho ndabazana. Ndi umugabo waje ko nyiri impuhwe nyiri imbabazi. None se kutangiye kuntuka kandi narakubwira impamvu. ntabwo cyose umuntu wazanyanga abantu wazanyanga wabazanyaga gukwe cyari inzu. Numvaga bazi nyine mu gipangu navuga ati nka mbasane. Warazinyibaki. Kumbe cyatubwiraga inzu atari izako. Niko mwajinga mwe mushaka kwicira umuntu mu rugo rwanyu. Reba ukuntu cyishanyuriye ikaye. Ahubwo turagushyingura. Okay, so you came to my house. Naribisha namwe muzapfurwa capati yapfuye. Jesus is Lord. Kuri polisi. Akanya hari abantu wishe umuntu ndeba. Nangeraho. I am me to me, by me.